amaraso ya Yesu yabikoze wewe, amaraso ya Yesu yabikoze wewe. Wanyaruza kumazina cyose twese haleluya. Abaje gusanga haleluya, twongere dukome Imana amashyi ababyeyi y'impundu. Amen. barangije abantu b'abantu baramuhambira amaguru bavuga ngo ntuzongere kugenda, ibyawe birarangiye. Ariko umva Yesu, oh haleluya, birivuga ku murongo wa 35 ngo Yesu atungutse ngo baramubwira ngo yarapfuye. Ikintu yakoze Yesu yararize. Tujya tugira umuvugizi mu ijuru kandi ujye urira ku bwacu. Hari umuntu ujye urira ku bwawe. Hari abantu, nubwo abantu badushingura, nubwo abantu batwanga, nubwo abanzi bagwira, ariko hari abantu bajya badusenga. Amen, amen, amen. Ariko Yesu aravuze ngo munsi y'Uwiteka ni heza. Haleluya, haleluya. Nakuna ni heza, maombi imigisha ni heza, nakuna ni heza, munzu yawe ni heza, nakuna katuzamura amaboko yacu. Haleluya. Thank you Jesus. Kadukomera amashyi worship team yicara akanya gato. Amen. Bless you, bless you. Amen. Pastor Imana ibahe umugisha. Pastor Kangabo, abayobozi mwese Imana ibahe umugisha. Kanani Bible Temple abashyitsi badusuye, Imana ibahe umugisha cyane. Reka mbasaba akanya gato twicaye. Haleluya. Katwongeye tuyihereze icyubahiro ko ari iragikwiriye. Amen. Uyu munsi twagiriye umugisha kubana na Bike. Imana ijye guha umugisha Bike. Niba hano umuntu nkunda cyane ni umuntu w'umuhanzi utaririmbira amafaranga, udaca amafaranga, ariko nanone bikantera agahinda ko mutabashyigikira. Nicyo gituma bamwe bava mu ndirimbo z'Imana bakajya kuririmba bambaye ubusa, kubera ko abantu baririmba bambaye ubusa babaha amafaranga. Uzagenda urebe umudamu uririmba w'umurokore imyenda igera ku birenge, cyangwa urebe za views ukuntu zingana, ziba ari nkeya. Ariko uwambara ikoboyi hano yacitse ari umukobwa cyangwa zitareshya, urebe za views. Mujye mushyigikira abakozi b'Imana, bisashimwe cyane. Bike Imana ibaho umugisha cyane. Dufite umukozi w'Imana wadusuye w'umuririmbyi, ndagira ngo mwakire. Bike baguhe microphone uririmbe cyangwa unamwakire. Niwo muzi cyane. Uyu munsi twagira umugisha kubana nawe, ariko we cyane cyane ni ukubera wowe. Nta kindi cyatumye aza hano, ni ukubera ari wowe. Rero Imana iguha umugisha, watwaranye n'umuhate wo kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza. Imana ibiguhera umugisha. Turakwakiriye, hanyuma unamwakire. Hallelujah. Hallelujah.
As we worship, Lord, let Lord the Master feature. Bring a hunger and the hope to those who stray so far. As we worship, Lord, let Lord this joy the feature. Bring a hunger and hope to those who stray so far. As we bow in adoration, understanding it we've God, show your majesty and glory, let your nothing fall. As they cry on them, Lord Jesus, as the only name of saves, may the power of your salvation free with your heart we pray. As we worship, Lord, I thank you, Father. Thank you for our mass. Thank you, Lord. Thank you, Father. As they cry on them, Lord Jesus, as the only name of saves, may the power of your salvation free with your heart we pray. Oh, as we worship, Lord, I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and the heal your disease. I am the Lord, your healer. Hallelujah. God's name is so more powerful. Hallelujah. Hallelujah. I sent my word and the heal your disease. I am the Lord, your healer. Decola, te alabisola, ekatonda wamani. Decola, te alabisola, ekatonda wamani. Olikatonda, Olikatonda, Olikatonda mukama, Olikatonda, Weolisa, Olikatonda, 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 Olikatonda. Hallelujah. Hallelujah. Urikatonda. Ngo narishimye kandi naranezerewe ubwo bangirabwiraga ngo njye mu nzu ya data. Hallelujah. Njye ndi iyo kuba hano hari ijambo bakoresha abisi. Kuba hano nizo swingi zanjye. Nukuvuga ngo iyo ndi buzu y'Imana mba numva ntasohoka mu rusengero. Niho hantu njya mba nkumva mbaye umuntu wuzuye. Hallelujah. Niba ibyo bintu bimbaho bitakubaho ufite ikibazo. Nta handi hantu twakura umunezero haruta mu nzu y'Imana.
twagerageje n'utubari tugerageza n'igisopu tugerageza n'ahandi ariko dukandagiye aha hantu birakunda. ibyari byaranze ku buzima bwacu byaremeye. Iyo nkugeze imbere ndatuza, ariko muzi ko bambwiye ngo nakira umushyitsi. amahoro yawe atera. Ubundi reka mbabwire n'ukuri si ukubabeshya, nshobora kuramya Imana kuva saa 12 izindi saa 12 z'igitondo zikagera. Nicyo kintu mfite njya nkorera Imana, nkumva ndi gukora icyo naremewe. Worship is not what we say, it is what our heart say. Iyo ufashe amarangamutima n'ukuri kuri mu mutima wawe ukagusora ukabibwira Imana, uba hatangiye kuyiramya. Mwene Dangwino, uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Hari ibintu ngiye kuvuga nka bitatu mukundira mbere yuko aririmba. Hari igihugu kimwe cy'i Babuloni, ngo hari umwami ukomeye cyane, ngo umunsi umwe ahagarika igishushanyo ategeka ko abantu bose bagira ute bakiramya bacyubararira. Noneho ngo haza abagabo batatu. Bangahe? Saduraka nande na Bedenego. Ryari itegeko ry'umwami risohotse ko abantu bose bo mu icyo gihugu bagomba kubarara bakaramya iki? Icyifuzo cy'umwami ni iki? Ni itegeko. Ariko ngo hari abagabo batatu bari barasomye irindi tegeko rivuga ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine. Naryo baribitse. Umva icyabaye. Abantu bose batangiye kwikubita hasi no kuramya igishushanyo, babagabo bo bararifiza baranga. Amakuru ibikomangoma bita bijya kubwira umwami ati hari abagabo banze kuramya cya gishushanyo wategetse. Umwami arabahamagara ngo baranegosiye. Bishoboka ko yabakundaga, arababwira ngo please nimwihangane, bambwiye ko mutakiramije ariko nimwumva amakondera avuze noneho mubikore ntacyo muba. Ariko ngo baratsimbarara barabyanga. Niba hari umukristo uryohera Imana, ni umukristo uzi gufata icyemezo cyo guhamya ibyo yemera. Umwami arabanegosiye, ati nimwumva amakondera avuze noneho ndabaribeye, muze kubarara hasi mwese munamye igishushanyo. Noneho abo bagabo, havamo umugabo yakoresheje imvugo y'agasuzuguro, areba umwami mu maso amubwira ngo umva Nebukadineza. Amuvuga no mu izina. Kuko wajya kwa perezida ugahangana ukamubwira uvuga izina ry'imbere ye ngo umva Nebukadineza. Haleluya. Amen. Aramubwira ngo Imana yacu ibasha kudukiza itanura ry'umuriro. None yongera n'akandi karavuga ati kuri iyi nshuro naho yatubana sariye ntidukize, nta gituma twobarara igishushanyo. Ikintu ushaka kuvuga ni iki? Ndashima Imana ko uyu muhanzi atari yandurisha ibyo kurya by'ibwami. Afite indirimbo ivuga ngo Mana afata inkoni nkwereke ibindushya. Ndashaka ko aza kuyituririmbira. Ndifuza ko uyu mugoroba Imana ifata inkoni ikagira ibintu idondagurira. Nukuri kose. Rero reka muhakanya abibwire kugira ngo akomeze akorere Imana mu izina rya Yesu. Ariko icyo nari mvugiye ari amagambo ya Saduraka na Meshake na Bedenego, no kugira ngo nuzajye ugera imbere y'ibintu bikumwaza bisaba kuramya ibigirwamana, ujye uvuga ngo I can't, wongere uvuga ngo nahita itangiza, sinshobora gusambana, sinshobora kunywa inzoga, sinshobora kwiyandusha ibyo kurya by'ibyo. Donc uhakane ubu umukristo uhakane. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Twese haleluya. Amen. By'umwihariko nshimye Imana, nshimira na BKM wadutekereje ko aduhamagara. Imana ikomeze kuba umugisha. Nshimiye namwe ubuyobozi bw'itorero mwatugiye cyize mukatwakira mukaduha uno mwanya. Nitwa Mwizerwa Jean Baptiste, ndo mugabo ndubatse, nagize no mugisha kubona urubyaro. Nkuko yabivuze,
nzwe kuri iyo ndirimbo ivuga ngo fata inkoni nkwereke ibindushya. Impamvu navuze ngo Imana ifata inkoni nyereke ibindushya, ngewe nabaga mu ishyamba nagira ahantu mba, nagira umugisha kubona ibyo ndya nkarya 2 mu cyumweru kandi abandi barya buri munsi. Aho nararaga niho nitaga mu rugo. Urumva kuba mu ishyamba abandi barara mu nzu, waba waraye heza ukarara muri toilette, nta muntu byanezeza. Niko gusoma inkuru za Yosefu, nsoma za Mose bari mu Egiputa, ndabireba ngeze ku nyanja ndavuga ati ntabwo ku nyanja hakoze amasengesho ahubwo hakoze inkoni. Ndavuga ati ku bibazo byanjye ntabwo bikeneye amasengesho ahubwo bikeneye ibintu bibiri, itegeko n'inkoni. Namwe kubibarusha no kubibagoye Imana ikoresha itegeko ifate n'inkoni. Abanyumvisha twe tuvuye ngo amen, twongere tuyikomere amashyi yacu n'ubutwaye Imana ishimwe. Pastor araririmba indirimbo zingahe? Sawa, come on. Twese twongere dukomere Imana amashyi, nta kintu bitwaye. Umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma naturebera indirimbo yanditseho ngo Imana ibitsikamire. Ibanze ibitsikamire nyuma ibihondagure. Imana igira gute oyongera igirite ibituza kugenda ibitangira abagenzi bo nawe utuye no mu rubyaro no mu kazi ukora Imana igira gute abana n'abashuti bakomera cyane yewe Mana we Mana ishobora byose Farawo waramubwiye Farawo yanga kumva Mana uramusheshenga mugeze ku nyanja Mana uramuhana koresha itegeko ndetse n'urutoki nawe tuduhanire abana y'amashuri bakora bitugenza yewe Mana we Mana ishobora byose Farawo waramubwiye Farawo yanga kumva Mana uramusheshenga mugeze ku nyanja Mana uramuhana koresha itegeko hanyuma ndetse n'urutoki nawe tuduhanire ibihora bitugenza wajya mugize miki Imana igira gute wayongera igirite ibituza kugenda ibitangira abagenzi bo nawe utuye no mu rubyaro no mu kazi ukora Imana igira gute shyiramo amashyirwa rero isukari iradukurura n'abayituye baratugenza kandi ijuru ryawe rirera n'abazarijyamo barera Mana we isukari iradukurura n'abayituye baratugenza kandi ijuru ryawe rirera n'abazarijyamo barera Mana we wajya mugize miki Imana igira gute wayongera igirite ibituza kugenda ibitangira abagenzi bo nawe utuye no mu rubyaro no mu kazi ukora Imana igira gute
batubyara tugaheka bikemera amaraso ya Yesu yabikoze amaraso ya Yesu yabikoze wenyine amaraso ya Yesu yabikoze amaraso ya Yesu yabikoze wenyine wongera uza ku mazina cyo sawa aho shakisi Haleluya! Ngo ni amaraso yande dukomere Imana amashyi y'imana impundu. Imana ibitsikame cyangwa ibyihore. Reba ibikugoye, ureba ibikurushya, ibigutera ibihombo. Imana igira gute? Uyu mugoroba Imana igira ibintu nsikamira. Yego babye, nta muntu wazaye igitengera nawe, nta muntu wazaye igitenge. Rambura mani hahandi mfasha. Amen. Haleluya. Ngiro muri kumubanga no kwishashanya. Papa reba hano handitse ngo fata inkoni. Imana ifata inkoni cyangwa ibyihorere. Shirama amashurunga. Egiputa ibyari kutwica byari bihari ibyari bitwasemiye bitugose waturinze Mana gukorwa n'isoni waturinze Mana gukorwa n'isoni fata inkoni nkwereke ibindusha fata inkoni Mose yari afite babaye muri Egiputa inkoni yakubise ku rutare fata inkoni nkwereke ibindusha iyabanye natwe muri Egiputa ingabo za Farawo zituri inyuma ikaturinda gukorwa n'isoni na biriya badutega ntibizadufata kuko Imana idukunda tuzabisimbuka iyabanye natwe muri Egiputa ingabo za Farawo zituri inyuma ikaturinda gukorwa n'isoni na biriya badutega ntibizadufata kuko Imana idukunda tuzabisimbuka fata inkoni nkwereke ibindusha fata inkoni Mose yari afite babaye muri Egiputa inkoni yakubise ku rutare fata inkoni nkwereke ibindusha
muntu. Amen. Umva buretse gatoya hari abantu bibutse neza y'Imana bakibuka ko ejo bundi dukuye muri guma mu rugo ngo bayimbere icyubahiro makamutwarika inyuma aho ngaho mu gafuka k'inyuma. Muvandimwe uri ruguru reba ahantu handitse ngo turayemera uko nguko. Imana tugira gute? Abemera Imana tuyirambura amaboko. Nakubwo ngo hanga no kwirwanaho hanga nutijajabira urataha nta mubyizi ubonye. Nkiriramo ntu nkiriramo nanjye nirwaneho nicyo cyanzanye. None za sibyo turayemera nuko byanditse. Namwe murayemera nta bintu byo gufinina hano. Shiramo ntu ikiza hari utumbe kuraka shema Imana turayemera niba n'Imana Kagira icyo mwibariza Imana murayemera Bajye mwaje gusenga Imana murayemera Bagabo muri hano mwe Imana murayemera Rubyiruko muri hano mwe Imana murayemera Bamuganga byakomeye Imana murayemera Abaganga bananiwe Imana murayemera Yerutse gukora agashya dukura muri guma mu rugo none dore twaje gusenga ababyeyi bayimpundu abagabo tuyitambire kuko Imana yagize neza dukwiriye gushimwa yagahora ku ngoma Imana turayemera Imana turayemera Yerutse gukora agashya dukura muri guma mu rugo none dore twaje gusenga ababyeyi bayimpundu abagabo tuyitambire kuko Imana yagize neza dukwiriye gushimwa yagahora ku ngoma Imana turayemera Imana turayemera abemera Imana haleluya. Akira mubyeyi akira murakoze Abashime. turayemera Imana. Mwongeye mwikomere mu mashini bamwe. Bwira mugenzi wangu Imana urayemera. Nimwicare Imana ibaho umugisha cyane. Ariko tutaricara reka tubanze dutanga amaturo n'ibya 10 dusoze. Urayemera? Mu bintu byose urayemera? Mu mbaraga zawe urayemera? Mu bwenge bwawe urayemera? Mu bukire n'ubutunzi bwawe urayemera? Mu kwaho kwawe urayemera? Ngaho haguruka n'amaguru. Hallelujah. Turagaruririmbe mukobwa w'i Siyoni Uwiteka arakugendereye
ahari kurira kwararirumu ariko impundu zikavuga turagaruririmbe mukobwa w'Isiyoni Uwiteka arakugendereye ahari kurira kwararirumu ariko impundu zikavuga umukunzi baruta hose igitare nubatseho umukunzi baruta hose inshuti nizera inshuti nizera inshuti nizera inshuti nizera Urware Yesu Mwami Yesu negeke urware iri imbata yawe Yesu Mwami Yesu Amen. katihereza icyubahiro kwa umuntu ngibeshe ivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere kambabwira igihe tuzaramya umunsi tuzaba twashoje amasengesho y'iminsi 21 icyumweru tuzateranya cya nyuma nimugoroba tuzagaruka n'abahanzi bose hafi ya bose dusoza aya masengesho amashimeshi. Haleluya. Mana turagushima kubwo ibya 10 n'amaturo y'abera uhaza imitima yabo. Ijambo ryawe riravuga ngo nitukaze mu nzu yawe amaramasa, niyo mpamvu tuzanye ibyo dufite mwanya. Tuguhaye imbaraga, turakubyiniye, turakwizeye n'imitima yacu yose, tuguhaye n'ubutunzi n'ubukire dufite mwanya. Habwa icyubahiro kandi inzu yawe ntiyakabone ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko uri Uwiteka Imana. Mu izina ryawe Yesu, amen. Amashyi menshi kuri Yesu. Amatangazo ya mbere nuko turi mu minsi 21 duterana kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane. Ejo tuzaterana. Ejo ni kuwa gatatu. Kuwa gatatu no kuwa mbere twirirwa mu guhera saa 4 kugeza saa 9. Tuba dusenga. Ejo niba bike azatuzanira uwuhe muhanzi? Ni uwuhe muririmbyi? Ejo tuziriranwa. Muramuzi? Aha. Je ntabwo mbazi cyane ariko ndabizi ko mubazi. Harya bose babire bazaza ryari. Amashyi menshi. Umukozi w'Imana najyaga nkubona nkareba indirimbo za umuntu ukorera Imana n'imbaraga ze zose. Ntukabe umunebwe. Yewe ntabwo nigeze mba umunebwe nibibi, ntabwo waba umunebwe. Nkanswe none iby'Imana iri buguheremo umugisha. Mujye mukorera Imana n'imbaraga zanyu. Imana iguha umugisha. Azagaruka ejo cyangwa ku cyumweru. Ku cyumweru. Turakwakiriye ku cyumweru. Kambwiriza ijambo ry'Imana. Ibyifuzo byanyu ndahamya ko mwasenze kuva saa 11 ndabizi ko mwahoze musenga. Abantu banditse ibyifuzo byabo bazamura ibiganza ture. Reka nongere mpereza amahirwe abashyitsi
si n'abandi batatangiranye natwe. Mwandike ibyifuzo byanyu byose, ikikubabaje cyose wumva ko utabasha, ariko Yesu yagira ate? Fata inkoni ariko mubigire mute, mubikubite, hanyuma mugire mute, mubitsikamire. Si byose mubikore rero, mubyandika ahantu. Ntabwo nsaza kureba mu byo mwanditse, ako nzajya mbisengera. Muzajya mufata ibyifuzo byanyu biri mwibahasha, kimwe bibiri kugeza ku ibyo ari byo byose. Nintangira kubisengera ujye ubigereka Imana. Mu gihe gito cyane ndashaka kwigisha. Turi mu mutwe w'amasengesho w'igiterane kivuga ngo amasengesho akingura iki? Ijuru. Rero ndagira ngo dusomere ijambo riri muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Havuga ngo iki? Nsomera kanga. Ibice 11 muri Yohana umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro. W'i Betaniya. Ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita. Mwene se. Yego, genda buhoro. Ikirorero ubwo ni umurwa, mbese ni Remera cyangwa Kimironko, niho hari iwabo. Iwanyu ni hehe? Ari uvuga. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari wararwaye. Banza wumve neza. Nukuvuga ngo iyo usomye neza Bibiliya usanga ko Lazaro ntabwo yarazwi cyane. Kugira ngo bamumenye neza bavuze mushiki we. Mushiki we yari yarakoze iki rero? Iyo seve ya mushiki we yari iyi. Yari yarasutse amavuta ku birenge bya Yesu, ararira. Ni na wa wundi wari maraya. Ikintu nkundira Yesu ni ikintu cyiza cyane. Ntabwo ajya avuga seve y'ibibi, avuga seve y'ibyiza. Wonderful. Ntabwo Bibiliya igaragaza amateka y'abakozi b'Imana bose bari muri Bibiliya. Abakoze nabi, abakoze ibyaha, abakoze amahano, abisha abantu, ababahotoye, ntabwo bajya batinda kuri ibyo, ahubwo bavuga ibyiza yakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo rero Lazaro nta turo yari yarigeze atura ngo rivuge imbere y'Imana. Nta n'igitangaza yari yarigeze akora. Nta nubwo yarazwi mu bintu cyane, ariko ngo yabanaga n'abashiki be, ngo harimo Mariya wa wundi wagize ate? Wa wundi wasutse amavuta ku birenge bya Yesu, agahanaguza umusatsi w'agaciro ku birenge bya Yesu. Amashi menshi ku mwana. Haleluya. Ongera noneho urangiza uwo murongo wa 2. Ngo Mariya uwo, ariko nanone ntacyo bihorere. Simbuka ujye kuri 35. 35. Yego. Reka twasome mu izina rya Yesu. Yego. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye, nimurebe uburyo amukunda. Ariko bamwe muri bo baravugana bati uyu ko ahumura impumyi. Yego. Ntaba yaramukijije ntaba yarakijije urupfu. Ongera usubiremo neza. Uyu ko ahumura impumyi. Yego. Ntaba yaragize, ntaba yaramukijije urupfu. Nukuvuga ngo amateka yabo n'ubumenyi bwabo, ubuhanga bwabo bwari bwaramenyereye akamenyero ko Yesu ahumura iki? Impumyi. Ariko ntabwo bigeze bamenya ko hari ibindi bitangaza Yesu atarakora bikiri vierge batigeze babonesha amaso yabo. Haleluya. Ongera urangize. Amen. Ariko bamwe muri bo baravugana bati, barongorera. Abantu bajya bongorerana. Abantu bajya bavugira ku mirere yabo no ku mariri yabo. Mu nzira bagenda bajya bagira ibyo bavuga, ariko bigira aho bigarukira. Baravugana bati, yego, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yego.
Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro. Icyampa Yesu agasuhuza umutima ku bwawe. Icyampa agasuhuza umutima ku bwawe. Agera ku gituro cyari isenga, Yego. ishyizweho igitare ku munwa. Yego. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Icyampa Yesu akababwira ngo bakoreho igitare. Haleluya. Haleluya. Endi nkona ariko. Umva bene data, umva abavandimwe bacu. Ubundi yabishakaga iki? Ko Yesu yari yahageze, imibabaro n'umunuko yazanaga ibyiki. Icyambere cya kabiri kubera bavindimwe, ariko yageze ahagarukira aranuka. Wa wundi shabakundanaga. Buriya reka mbabwira akantu kamwe. Aranuka. Kuko amaze iminsi 4. Yego. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Yego. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama. Yego. Aravuga ati data ndagushimye kuko unyumvise. Yego. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose. Yego. Ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Yego. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati Lazaro, vuga izina ryawe. Fred we Johnny, Lazaro, Yego. sohoka. Amena. Sohoka. Amen. Uwari upfuye Yego. arasohoka, azingiriweho imyenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yego. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Amen. Amashyi menshi. Hari ijambo nakunze cyane ngo Lazaro bamaze gukuraho igitare yari ahambira iki? Amaguru n'amaboko. Hanyuma ku ijambo riherukayo kuri Bibiliya yanjye, ijambo ryose Yesu yavuze baryandikisha umutuku. Yaherutse avuga ngo ni mumuhambure agira ate? Icyampa bakaguhambura. Ibiguhambire n'ibiguhamburiye Mu izina rya Yesu. Reka mbereke agira unzanira nk'agakeka. Agira umuntu w'umusore uza hano, w'umusore ariko. Yego. Agira umuntu w'umusore ndi bwigishirizeho. Mbereka akantu gato. Imana iguha umugisha Hervé. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo umuntu avuga ibintu kubivuga birihuta. Iyo uvuga amagambo utangwa amashimwe n'ubuhamya bw'abantu birihuta. Ariko iyo wanyuze mu kigeragezo cyangwa ugapfa ukazuka cyangwa ukakora icyo wakoze icyo ari cyo cyose biratinda. Birashoboka ko wanuka uburara rimwe, ariko birashoboka ko waba waraboze waranutse. Aka ni gato cyane, mushakira nk'umusambi cyangwa itapi. Nzi ko hari itapi z'abinginzi tujya tugira. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mukurikire ibindi mu byihorere. Umuntu wapfuye yapfuye mu gitondo bigeza saa 12 atangiye kubyimba. Bigeza mu gitondo atangiye kubyimba. Ku wundi munsi wa kabiri ashobora guturika. Ndagira ngo ariko mwumvire iki cyanditswe. Ndagira ngo mwumvire ijambo. Yesu ashimwe cyane. Yesu aratinda. Icyo cyanditswe cyose ntabwo nanzi kugisoma kubera ko twajyaga gutinda. Ariko Yesu agira ate? Aratinda. Yesu Imana igigerageza ikageza igihe igasa nk'icecetse. Igasa nkaho itariho. Ugasenga ukagira ngo ntiriho. Wabwirirwa rimwe ukavuga ariko banza Imana itanyumva. Wabwirirwa kabiri ukagira ngo Imana niyumva. Hari no kubwira wowe wirirwa urya rimwe ku munsi wari ukwiye no kumenya ko hari umara gatatu atabonye n'amazi yo kunywa. Ariko hari igihe ukeka ko ibyawe ari byo binuka kurusha iby'abandi. Ariko ndagira ngo ubwe ngo hari ibindi binuka byaboze biruta ibyo abandi batekereza.
Yesu ashimwe cyane. Abantu bari bamenyere ko Yesu ahumura impumyi, ntabwo bari bazi ko hari ikindi kintu gitangaza yakora. Akamenyero k'abazimu n'abadayimoni n'abafarisayo Yesu yari yarakarushye. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari bitangaza biri vierge mu ijuru Imana itarakoresha. Amina. Yesu ashimwe cyane. Rero yaratinze, abantu batangira kumukondana. Hari umuntu wajyaga ambwira ngo njye ntabwo nshobora, n'umuvandimwe wanjye uyu munsi ari mu gihugu cy'Ububirigi, yarambwiye ngo ntabwo yakizwa ngo niyo yibutsa abavandimwe bacu bishe n'ababyeyi be bakabica muri jenoside, abona nta mpamvu n'imwe yo kujya mu rusengero, kuko Imana niba ari Imana ntabwo yaba yisenga ngo babe barisha abavandimwe be. Rimwe na rimwe hari igihe dukondana, kandi igihe icyo ari cyo cyose umwana w'umuntu ashaka ibyo akondana, ashaka washyiraho icyaha, ashaka washyiraho impamvu, ashaka aho yegeka ikibazo. Uramubwira ngo gusenga, ahubwo ngo ntabwo nasenga nambaye umwenda umwe, kandi disi hari n'uwambaye ubusa. Hari ukubwira ngo uyu mwenda ngo ntabwo nawusubira nayo ku cyumweru, ngo kuko ku cyumweru cyane cyane ibyo bigira abagore cyangwa abakobwa. Umwenda ngo yambaye ku cyumweru materaniro y'ubushize ashobora butawugarura, ahubwo akaba yasiba amateraniro. Nyumvira sha. Rero hari igihe Yesu atinda, yatinda ukagira ngo ni wowe, kuvuga ngo banza Yesu atanyumva, banza naracumuye kurusha abandi, banza atanzi, ndasenga ariko ntabwo nsubizwa. Ariko biriranga ngo Daniel agitangira gusenga umunsi wa mbere Imana yaramwumvise ngo yohereza n'ibisubizo, ngo ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bahagarika ibyo bisubizo. Hari ibintu byanyu bifatiwe ahantu, hari ubushobozi bw'Imana bugikora ku bintu byanyu. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ari n'imodoka usengera, inganda zikora amamodoka ntabwo zahagaze, iyawe iracyakorwa, iracyari mu ruganda. Amina. Amashyi menshi ku mwana. Rero uyu mugabo yarapfuye, amaze gupfa Yesu aratinda, atinze barasenga ngo azuke, abarakora urabazi, barasenga bashiba, ariko aranga babona yapfuye. Hari umupasiteri wigeze gusengera kubwira abantu, actually ntabwo ari umupasiteri, niba abantu nyine bagihaguruka, abwira abantu ngo waze, aramuzura, ariyiriza, aragenda ajya ku ntumbi, arasenga bamuha umwanya, arasenga araruha, arangije ngo arasohoka ngo uyu muntu yapfuye cyane. Yapfuye cyane kuko yari yanze kuzuka. Yesu ashimwe cyane. Ariko uwo Yesu yazuye ntabwo yari yapfuye cyane, ahubwo yari yaraboze. Yapfuye umunsi wa mbere, apfa uwa kabiri, apfa uwa gatatu, apfa uwa kane. Kuko umunsi wa kabiri bigaragara icyo gihe bahambiragaho Abisirayeli, uwapfaga uwo munsi bahitaga bahamba. Ni ukuvuga ngo barasenze babona ntabwo azutse, bizera Yesu babona ntazutse, baramutegereza nawe ntiyaza. Barangije bamushyirayo, bashyiraho n'igitare. Hari igihe ibibazo bijya bigenda ukagira ngo bashyizeho siringi, ariko Yesu yaje arabikabukira. Barangije abantu baramuhambira amaguru, bavuga ngo ntuzongere kugenda, ibyawe birarangiye. Ariko umva Yesu, oh haleluya. Biravuga ku murongo wa 35 ngo Yesu atungutse, ngo baramubwira ngo yarapfuye. Ikintu yakoze Yesu yararize. Tujya tugira umuvugizi mu ijuru, kandi ujye urira ku bwacu. Hari umuntu ujye urira ku bwawe. Hari abantu, nubwo abantu badushingura, nubwo abantu batwanga, nubwo abanzi bagwira, ariko hari abantu bajya badusengera rwihishwa. Hari abantu bajya batugira ku mavi rwihishwa, kandi hari abantu badukunda tutazi. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bagukunda wowe utazi, hari abantu bagusengera wowe utazi, hari abantu iyo bavuze izina ryawe bahungabana mu buzima bwabo. Abo baba bafite umutima w'ubumana. Adimini Nathani niwe wigeze atubwira ijambo, aravuga ngo we ngo ntabwo yexpectinga buri gihe cyose abantu kumuvuga neza, ngo iyo hagize umuvuga neza cyangwa umukorera icyiza, ngo abone uwo mutima ari uw'Imana, ashima Imana ko uwo muntu umutima akoze atari uw'umwana w'umuntu, ahubwo ari uw'Imana. Naho mu mwana w'umuntu ikivamo ni ikibi. Ushize nababwiye ngo abantu baturoga n'abantu dufitanye isano nabo. Abazinga abakobwa ngo badashingirwa ni ba nyirasenge, ababavuma ni ba nyirasenge, ni ba nyina wabo. Abantu dufitanye isano nibo badukora ibibi. Abahambiriye Lazaro ntabwo ari abandi, ntabwo ari rubanda.
abavugaga ko anuka ku ibibazo birenze ntabwo ari abandi, ni bashiki be. Ariko Bibiliya irambwira ngo Yesu aratunguka, ngo icya mbere yararize, icya kabiri ngo arararama. Hari imbaraga mu ijuru iyo sararamye ibyacu n'igitare cyacu. Uwiteka uwo munsi arabirindura. Yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo kuraho igitare, kuraho. Umva, Imana yari yaguha amasezerano ikakubwira ngo nzaguha kurya no guhaga, ukamara umwaka utegereje kandi usonza. Igitare Imana yagikuyeho, marayika yagikuyeho, ariko hari ikibazo. Muri Daniyeli harambwira ibice 10 ngo Daniyeli agitangira gusenga no kwiriza iminsi 21, Imana yaramushubije ngo ariko ubumedi n'ubuperesi ni abadayimoni b'ubwoko b'ikirere, ngo bafata ibyo byifuzo ngo kugira ngo bitamugeraho. Ariko ijuru ryari ryavuze, marayika yari yavuze ngo igitare nikigire nigikurweho, kigizwayo. Bamaze kwigizaho igitare, ariko reka mbabwire, mureke tube nk'ahantu bari aha hantu i Betaniya. Uyu munuko w'uyu muntu bakuyeho igitare byari bimeze bite? Byari biteye ubwoba. Biriho ngo Yesu agihagarara kuri uwo muntu akireba, ngwino ademi, yaravuze ngo nibakureho iki? Igitare. Bagira bate? Bagikuraho. Icyama nawe Kristo agakuraho igitare ku buzima bwawe. Ntawe utajya ugira ibyifuzo ku isi, ariko icyama marayika w'Iteka akava mu ijuru agakuraho igitare ku buzima bwawe. Arangije ngo bakuraho igitare, avuga ngo Lazaro areba hejuru arahamagara. Ariko nkunda ikintu kimwe, Bibiliya iravuga ngo bari baramenyereye agasuzuguro k'abapagani k'abafarisayo. Wari wabana ngo avuga ni yikize, ni musenga se, ngaho se senga ubona akazi, ngaho se. Izo mvugo ni iz'abazimu n'iz'abadayimoni. Ariko Kristo najya kuza, azaza byanutse, azaza byaboze, azaza akora igitangaza kitari muri Bibiliya, kitigeze gikorerwa n'undi muntu, acyapurike kuri wowe wenyine. Amen. Biremwe ngo arangije abwira Lazaro ngo Lazaro, umuntu wamaze iminsi ingahe yapfuye, wari umaze iminsi ingahe yapfuye, wari uboze, wanukaga, uwinyo zajogaga, amaraso yari atagikora, imitsi yari yashwanyaguritse. That is true. Third, amagufwa n'inyama byari byatandukanye. Uwo muntu harimo inyo gusa zajogaga. Ndagira ngo mubyumve neza, inyo nizo zajogaga muri we. Kristo turagushima, yavuze ijambo rimwe aravuga ngo Lazaro wapfuye nazuke, nabyuke. Biravuga ngo uwari wapfuye arabyuka byari. Oh haleluya, oh haleluya. Oya naguma hagaze, hagarara. Amen. Kuko nkunda Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Muhambira amaboko n'amaguru ahagaze. Yego, hari ibintu bingahe ngo Yesu mu gutindayo hari ibintu byabaye, abantu bakuyeho, barihebye, birarangira. Bumva ko byarangiye. Byagize bite? Byararangiye. Hari abantu warumva bavuga ku bandi ngo byararangiye. Ntugashyiraho akadomo ku utaremye. Ntugashyira akadomo ku buzima bw'umwana w'umuntu utaremye. Kuko wamuremye niwe ushyiraho akadomo. Ongera ushyira ikindi kantu hano, tumushyira amaso. Amen. Kadukomere Imana yishira ya mashimene. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Ongera none usome umurongo. Hari ibintu ugenda nakunze muri icyo cyanditswe. Uhereye ku bice 11 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wanyuma uheruka wa 40, niba atari 41. Amagambo yose ubona ari ibimenyetso n'ibitangaza by'ubumana bitakorwa n'umuntu, bidakorwa n'umuntu wavutse, wabyawe n'umugore n'umugabo, bikorwa na Kristo wenyine. Reka tusome. Yego. Ngo ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka. Aha, uwo ni umurongo wa kangahe? 42. Uri kure cyane. Manuka kuri 47. 37. 37. 37 haravuze ngo
ariko bamwe muri bo Yego. baravugana bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu gupfa. aha Yesu yongera gusuhuza umutima. iyo uretse gato cyane ikintu nabashije kumenya muri iki cyanditswe ni uko umwana w'umuntu igihe cyose ahaba ari agira abantu abreminga ashyiraho ikibazo. Wari wareba iyo twicaye hano tuvuga ngo Amerika yaratinze kudutaka bivuga ngo cokaho nicyo nkundira Imana. Arangije Yesu ngo aratinda ngo bashiki be baje baramuga ngo waratinze, batangira kumukondana. Waratinze ariko waratinze iyo udatinda ntabwo umusaza wacu aba yaragize ati ntabwo aba yarapfuye. Waratinze iyo udatinda ntabwo jenoside iba yarisha abavandimwe bacu. Waratinze nanjye nakabaye narize nk'abandi. Waratinze nakabaye narasabye. Waratinze ari n'abakobwa birirwa bakarara mu nsengero barabuzuba abagabo bakagira ngo Yesu yaratinze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ashobora kuza akavuga ngo icyo gitare niba kibinindura ikaguhereza umusore. Oh haleluya. Noneho arangije arapfa. Zanira ka kenda bwa bwenda bwanyu bwa nahoze ndeba. Ntugapfa ahubwo ube muzima mu izina rya Yesu. Uzahamye kubaho kw'Imana. Noneho uyu muntu sa nk'uryama wuri umusportifu. Bamuhambira iki? Muzana utundi twenda. Aha. Hagira utundi twenda cyangwa utujaketi muzana. Nukuvuga ngo uyu Lazaro yarapfuye. Muzane nakandi kuko bavuze ko bamuhambiriye amaboko n'amaguru ngo n'igitambaro mu maso. Mushaka ikindi? Nukuvuga ikindi aha Imana iguha umugisha. Bamupfuka ndarapfutse mu maso. Dirdan. Abagore bacu badukunda tukiri bazima. Bashiki bacu badukunda turi bazima. Inshuti n'abavandimwe badukunda tukiri bazima. Ariko najya ngo nkubwire ngo iyo ugiye Rusororo ukabona bashyingura umugabo umugore arira aboroga areba mumva bamukurura agerageza gupretendinga ko yajyayo ariko burya nubwo bamurekura ntiyajyayo. Ntabwo yajyayo. Nubwo yaba mukunda ntiyakongera kumusoma no kwitama. Dirdan. Imbaraga z'abantu n'abavandimwe bacu bigiraho bihagarikira. Ariko Kristo Yesu hagira ahantu atajya hagara. Bireba ngo arangije gupfa bamaze kumuhamba baramuhambira bamushyira mu gituro bamugerekaho. Ntabwo bamuhambye gusa ngo bashyizeho n'urutare barasimintinga. Uzagerageza ugera Rusororo. Ese ashimwe cyane. Lazaro amaze gupfa arabora. Ibibazo byawe hari aho bigera bikanuka. Hari aho ugera mama arashaje amaze igihe arwaye. Hari ijambo ajya amubwira buri gihe cyose. Ajya avuga ngo iyo umubaje ngo umeze ute mama arambwira ngo ntabwo simpfa sinkira. Simpfa sinkira. Kandi aragera akakwereka ko ashaka urupfu ariko baba bakubeshye ntabwo arushaka. Yabwiye makiro taramwanga ngo ariko ibyo bihunyira biba mba numva aho ngaho. Aje amubwira ngo none se mama kujya uvuga ngo urashaka urupfu ukaba utinya ibihunyira uratinya urupfu rw'iki? Yesu ashimwe cyane. Ubuzima n'ubwawe ku giti cyawe personal. Iyo wapfuye biba byarangiye. Lazaro yari amaze iminsi 4. Umunsi wa mbere umuntu yapfuye arabyimba. Umunsi wa kabiri atangira gushwanyagurika. Umunsi wa gatatu arashwanyagurika. Umunsi wa kane inyozi umubiri n'amagufwa byatandukanye atangira kubora no kunuka. Babwira Yesu ngo agira ate aranuka. Iyo abantu baguhambiriye urupfu ni ikintu kibi cyane. Baramuhambiriye ariko ubundi barinda bahambira bapfuye amaboko no ku maso baba bashyiraho ibyiki ko aba yapfuye atari bw'inyeganyeze. Ariko gihe naratangaye uzi ko ari ubuhanuzi bupfuye.
uzi icyo bivuze? Baravuga ngo niba yapfuye bagashyira igitambaro ku maso, bivuze ngo nta yerekwa kigira, nta nzozi, nta focus afite. Filmu yizize nka ya mvugo y'iki gihe, deal done, yarapfuye yarangije. He or she cannot move, cannot go anywhere. Ntareba, ntiyumva, kuko igitambaro kigendana n'amaso n'amatwi. Ntazongere kumva ibiri imusozi, iby'akamaro ibitari iby'akamaro. Ntazongere kureba, ntazongere kugira icyerekezo, ntazongere kugira inzozi, nta migambi azongera kugira. Abavandimwe be nibo bamurangije, baramubwira ngo turakurangije. Icya kabiri, biravuga ngo nzahereza imirimo amaboko yanyu umugisha. Bivuga ngo amaboko hari ibice bitatu ku muntu biri sensitive. Umutwe harimo ubwenge, harimo amaso, harimo umunwa. Bivuga ngo bashyize igitambaro ku munwa, ntazongere kuvuga no kwigisha, ntazongere gushima no guhanura. Iby'umumaro ntazongere kubivuga. Ku mutwe hari umunwa, hari amaso, hari n'amatwi. Ibyo byose niko babipfukiranye ngo ntibizongere gukora, kandi bifite umumaro. Umuntu agizwe n'ibice byinshi, ariko hari part eshatu z'ingenzi. Hari umutwe, hakaba n'igihimba. Ku gihimba hano hari umutima, hari amaboko. Vuga ngo igihe cyari cyo cyose amaboko yawe akora muvoma, akingira umutima. Vuga ngo nayo barayahambira, vuga ngo ntuzongere gukora umutsima wo mwisura, ntuzongere kuwurya. Umuntu aguhambiriye amaboko abakurangije. Ntabwo bamupfunyitse, ntabwo bapfutse ku maso n'amatwi n'umunwa, barongeye bagerekaho n'amaboko. Uyu muntu ko yari yapfuye bahambiraga uw'iki? N'iki bamuhambiriraga? Icya gatatu, baramanuka baravuga ngo umuntu iyo akiri muzima yemerewe kugenda isi yose. Ko Bibiliya iravuga ngo aho muzakandagiza ibirenge byanyu hose nzahabagabiza, nzabaha umugisha. Kugira ngo uze muri Kanani, kugira ngo uve Kimironko ujye mu mujyi, cyangwa uve mu mujyi ujye muri Amerika, cyangwa ujye Dubai, nuko ufite amaguru ugenda. Iyo udafite amaguru, va kuri uyu munsi wa none indege babikoranye ubuhanga, n'abafite ubumuga bagenda, ariko baba bateruye. Uriya muntu ntabwo aba yuzuye, aba afite ikintu kibura mu ngingo ze. Ingingo ze ziba zibura, nicyo gituma bavuga ngo abana n'iki? N'ubumuga. Icya kabiri, araza bamubwira ikibazo gikomeye, ko uwo muntu yapfuye kandi agira ate? Anuka. Ikindi cyongeye kunshimisha hepfo yaho ni igitare, nacyo cyari ikibazo. Ongera sohoza kuri 39. 39 haravuze ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Nimukureho igitare. Vuga ngo hari tape z'ubuzima zidakorwa n'abantu. Hari ijambo njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo umuntu ntiyakugira icyo udashaka kubacyo, ahubwo yashyigikira icyo ushaka kubacyo. Yes. Uyu munsi birashoboka ko wabona itangazo perezida akakugira minisitiri, ariko iyo ntebe ni wowe uzabasha kuyimaintaininga. Akugize icyo ushaka kubacyo cyangwa icyo udashaka kubacyo. Niba udashaka kuba minisitiri, ejo nta nubwo uzamara kabiri. Abantu baradushyigikira, ariko ari aho bagarukira. Yes. Bakuyeho igitare, ariko ntabwo bari bazi ko Lazaro ari buhaguruke. Bakuyeho igitare, ntibari bazi ko Lazaro ari buhaguruke. Ahagurutse ntibari bazi ko ari muzima. Aha, Sozia. Reka twasome. Yego. Marita mushiki wapfuye, Yego. aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yego. Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Yego. Yesu arararama, aravuga ati nararame natwe. Yesu urarama ku bwa Kanani Revival. Hallelujah. Yesu urarama ku bw'ubwoko bwawe. Arararama, aravuga ati ndagushimye kuko unyumvise. Yego. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubwo abantu bangose ngo bizere yuko ari we wantumye. Amaze kuvuga ibyo, Yego,
arangurura ijwi rirenga aha aravuga ati yego Lazaro sohoka. I command you. sohoka Sohoka. mumva ave aha ongera urangize. Uwari upfuye arasohoka. Hey! Uwari upfuye agira ati Arasohoka. uwari upfuye agira ati Arasohoka. uwari upfuye agira ati Arasohoka. icyo nkundira Yesu yigeze bakiza Petero na Yohana bigeze bakiza ikimuga cyabaga ku rusengero ngo gitangiye kugenda ngo bavuga ngo ariko niwe ngo cyangwa si abandi bati niwe abandi bati ntabwo ari icyama bakantu bakakujyaho impaka Haleluya. bakakujyaho impaka bakavuga ngo niwe cyangwa si we. Aha Uwari uzingazingiwe yarazingagizingiwe mu myenda yego amaguru n'amaboko. amaguru ni iki N'amaboko aha n'igitambaro Ku maso. gipfutse mu maso he. aha Yesu arababwira ati yego nimumuhambure mu muhamburo mumukureho agende. Amen. amashyi menshi buretse gato buretse gatoya buretse mbabwira akantu kamwe. Ibyo byose byasabaga akantu kamwe, urufunguzo rwa rwo. Iminsi Lazaro yaba yarabayeho imyaka yapfuye afite ntabwo bajya bayivuga. Inzara yamuriye ntabwo bajya bayivuga. Ntabwo bajya bavuga ibigeragezo yahuye nabyo. Kandi ntabwo seve ya Lazaro igaragara muri iki cyanditswe. Ariko harimo ibintu bibiri, nuko yavaga indimwe na wa wundi Mariya ufite icyo yakoze mu murimo w'Imana, ubwami bw'Imana. Haleluya. Icya kabiri nuko bakuyeho igitare yaranukaga yaraboze. Ibyo byari ibintu abantu badashobora kumva ko bishoboka, bari bamenyere ko akiza impumyi. Ikindi cyongeraho nuko yazutse akavuga ngo naveyo, avayo, ava mu gituro. Ariko nubwo yavuye mu gituro yasigaye ahambiriye. Ese ashimwe cyane. Hari igihe Imana iduhereza amasezerano ariko tugashakisha aho bizaturuka tukahabura. Imana ibwira Abisirayeli ababwira ngo mu gihe gikwiye nzabaha ibiryo n'ibyo kunywa. Ngo umwami, ngo Abisirayeli batangira kuryana, barya n'abana babo kubera inzara. Ngo umuhanuzi ajya gusenga, arangije abwira uwo bari kumwe, aramubwira ngo barasenga, aravuga ngo genda urebe ko hari imvura ishobora kubikubye. Ngo aragenda, agezeyo ngo arasenga, arebye hanze asanga izuba riraka. Aramugaruka aramubwira ngo nta gicu ntaki. Barongera ngo barasenga ubwa kabiri, aramubwira ngo gera usubireyo urebe. Asubirayo, agarutse asanga nanone izuba riracyaka nta gicu. Ubwa gatatu aramubwira ngo subirayo urebe. Aragenda ngo agezeyo ngo agiye kubona abona akantu kameze nk'akaganza. Oh haleluya! Abona akantu kameze nk'akaganza ariko ntabwo yari imvura. Araza aramubwira ngo muhanuzi, ngo mbonye agacungo kangana n'akaganza k'umuntu. Aramubwira ngo ahita amenya ko ibyo avuze byonyine bigendeyeho ako kaganza kavamo imvura. Hari igihe ibibazo byacu n'ibigeragezo n'inzara, hari igihe usonza ukumva uzarya nk'urusaniya cyangwa urya n'isafuriya wenyine. Bati kubera inzara ufite, ukavuga uti bakama nk'ijaga cyangwa ibikombe bitatu by'ikivuguto. Bati ibyo byarangira bakama nka za brusheti n'ifiriti. Barangiza mbese ibiryo byose ukabirya, ukibagirwa ko umwumbati wonyine n'igikombe cy'amata cyaguhaza. Y'ibigeragezo n'ibibazo ari byinshi, ukeka ko bikomeye cyane, ariko byose ibyo bintu byose bihimwa n'umuntu Yesu wenyine iyo yahageze. Haleluya. Avuga ijambo rimwe, aravuga ngo okay, kuzuka yazutse, aranahagaze, ariko aracyahambiriye. Hari iminyururu ibahambiriye, hari ibibihambiriye, hari ibibazitiye. Yesu yarabafunguye ariko hari ibindi bibabuza. Yesu yarabahamagaye, Yesu yabahaye amasezerano, Yesu yatanze agakiza kubwe, ariko hari ibindi bikidutsikamiye. Fata inkoni. Arangije aravuga ngo mu muhambura agenda. Mugire mute amaso arebe, kuko ntabwo bari mu murandate, kuko ibyari byarapfuye. Agiye kugenda. Imana ya Isiraheli iguhe kugenda nawe. Amashyi menshi. Iyo ntekereje umugabo witwa Yesu, ibyo
umugabo witwa Yesu byinshi cyane haguruka ari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira ari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo ari ndushe n'uyuma Yesu araza ati zamura amaboko yawe vuga aya magambo ngo mwami Yesu Mwami Yesu niwe udahinduka wowe udahinduka niwe udasaza wowe udasaza ni wowe Kristo Yesu wowe mwami w'abantu ijambo ryawe riravuga ngo uri Alufa n'Omega uri itangiriro kandi ukaba iherezo reka habeho igitare kiva ku buzima bwawe Yesu ari mu reka bakureho igitare Yesu Hey! Yesu ankuramo nari ndushe uyu mwumva Yesu araza ati mwana wanjye nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe uyu mwumva Yesu araza ati reka tuzamuye ibiganza byacu reka tuzamuye ibiganza byacu kadutuje gatoya reka worship team ituje gato reka tuzamuye ibiganza byacu akwiriye gushima mwami reka dutekereze aho Yesu yadukuye imigambi yawe ni myiza reka twongere dutekereze twibuka aho Yesu yadukuye akwiriye gushimwa mwami katwibuke igitare yakuyeho imirimo yawe mwami katwibuke umuntu uko yadukuyemo urakoze Yesu katwibuke ibyaha yatubabariye mwami katwibuke imbabazi yatugiriye katwibuke akwiriye aho yadutabaye aho umwana arira nyina ntiyumve katwibuke icyo Yesu yakoze ku buzima bwawe imirimo yawe mwami reka twibuke imbaraga ze ku buzima bwawe imirimo yawe katwibuke imbabazi ze urakwiriye gushima Yesu urakoze kubw'ijambo ryawe reka abanyumva n'abankurikirana bari hafi n'abari kure ugire mwami Imana igitarukura ku buzima bwabo reka mwami Imana marayika w'Uwiteka wowe Imana irera hose icyarimwe abo bose bumva ubutumwa bwiza ababukurikirana online abari mu marira n'ibibazo abari mu gahinda reka habeho igitare babohore Yesu reka uwo muntu ukukureho reka hari imigozi ukureho hambura imigozi ihambiriye amaboko ihambiriye amaguru buri gitambaro gipfutse ku maboko Yesu mwami biranuka ariko uri muzima ufite imbaraga mwami biranuka ariko uri muzima biranuka ariko uri muzima urakwiriye mwami niwe wahoza abarira niwe wahanagura amarira y'abarira abarira mu gicuku no mu rukerera abadafite kivurira ku isi mwami nyibwiriza nyitegeka kuko uri Imana reka iri jambo ribohore benshi ku isi mu izina rya Yesu
abarwaye indwara zikire mu izina rya Yesu, imbaraga za Yesu, ababoshe babohoke mu izina rya Yesu, abadayimoni babokore mu izina rya Yesu, bahambiye amaboko n'amaboko, mu izina rya Yesu, n'amaso yabo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ndategeka mu izina rya Yesu, reka abantu bawe batabara mu izina rya Yesu. yaba babaye nyibwiriza ingumba n'izibyara, nyibwiriza ababoshe nibabohora, nyibwiriza abarira niyo yishima, imbaraga zawe nyibwiriza ntihagira igitare kiva ku Yesu uri mwiza, habeho urutare rukurwaho, Yesu urabohora, abari barapfuye Yesu urakiza y'umwuka, Yesu nitwaje intwaro zose haleluya, amen, haleluya. Nzakomereza kuri icyo cyanditswe ngaha, amen, mukibuke amashyi menshi, haleluya, mugisengeremo, mugicuza, mukigenderemo, haleluya. dukeneye amashimwe n'ibimenyetso n'ibitangaza ko Kristo akiri mu hari indirimbo njya nkunda kujya mu mwuka cyane. Bike aravuze ngo bibuke sigaye begere ya ntebe, begere iki ya ntebe. hari ijambo risa nk'iryakamye mu bantu icyo gihe. Abantu bari bazi ko ahumurira, ariko ntabwo bari bazi ko azura n'ababoze. Reka tuzamuke. Mana turagushima, dushoje amateraniro nka Kanani Bible Temple, ndapfukamye imbere yawe sabiye umugisha itorero ryawe, abari hafi n'abari kure, abari mu mahanga n'abari mu gihugu, abarwayi n'abazima, abanezerewe n'ababaye, abishimye n'abarira, n'izina rya Yesu, ugirire neza ubwoko bwawe. Urakoze Yesu. Reka sabe ibyuma bicecetse, reka tuzamure amaboko yacu, nakwiye gushima, ibintu byose biceceke. akoze Yesu. Turaceceka ku bwawe, turahimbaza ku bwawe Yesu. Ndapfukamye mwami ku bw'itorero rya Kanani Revival Temple. Ibyo dukeneye mwami Imana mu murimo wawe byose turabikumurikiye. We have nothing but we have you, Jesus, and you are the answer, and you are the provider. Yesu, gira neza ubwoko bwawe. Akoze Yesu. Aya ni amasengesho mwami Imana y'iminsi 21. Mwami Imana, niyo mpamvu tuzi imbere yawe guhamya, gushima, kunezerwa no kuvuga kuri umwami. Urakoze Yesu kubwo uyu mugoroba. Ugendera ubwoko bwawe aho baryamye, bagenda ku mamoto, ubarinde ibyago, bari mu modoka, bari mu ndege, bari mu mazi, bari mu ryato, bari mu kirere, bari ku butaka, bagenda n'intambwe z'ibirenge byabo. Mwami Imana, ijambo ryawe ribarinde Kristo Yesu. Sengeye ubwoko bwawe bose mwami, ubarinde muri byose kuko uri Imana, kandi ubaha ubuzima buzira umuze, ubakiza indwara Kristo Yesu. Mwami, sengeye iki gihugu, sengeye ubuyobozi bwacyo, sengeye isi yose mwami, abankurikira hirya no hino mwami ku isi, ubagirire neza mwami. Mu butatu bwera mu izina ry'Uwiteka n'Umwana n'Umwuka wera, bibane namwe iteka ryose. Shalom. Amen. Amen. Bless you. Nimuramukanye Imana ibane namwe. Mutembuko.